Premier League champions. You did it. Champions gone. wabikoze Others stop. abaruta abandi niwe wakomeza mu gihe This is abandi your bacitse time. intege. Iki ni cyo gihe cyawe, ubu wakomerezaho Now, wishimire go on. ibihe urimo. And enjoy every moment. uwo ni wahoze ari umutoza w'ikipe ya Arsenal Arsene Wenger, ariko kandi Rio Ferdinand yavuze ati ndashimira abafana ba Arsenal, ati hari hashize imyaka musekwa cyane ariko ubu murenda kuba abagabo pe, ati rijoro mwabihamije, ati Patrice Evra ese imbabazi ugeze hehe usaba imbabazi Patrice Evra? Rugaju ikaze, ntabwo nari kwemera ko jumpinga ngo utange ibitekerezo hakwinzizanyije na Arsene Wenger. Oya ahubwo niwe tuyaha. Oya we nabanza uburyo mwakiriye. we nagushimire twe turamuha amashyi. Ndabyibutse ndamushimiye cyane, akwinjije neza rwose, anyinjije neza. Tosti mani, tosti. Ndagushimiye rwose, ariko muze kubigendamo gake. Iyo umuntu yishimye muntware neza, munganirize neza, muntware gahoro. Ruga felicitation. Merci beaucoup. Nyuma y'imyaka myinshi ikipe irabikoze. Reka nkubwize ukuri, nubwo wabibonye uyu munsi ibitekerezo ufite n'ibyo wari ufite kiragiye ntabwo bihuye, ntabwo bingana. na benshi impamvu bishimye cyane ni uko iyi kipe bihebeye ari ubwa mbere nyine babonye igikombe bakagiterura babifiteho ibitekerezo, baratsinze iyo process bakagwa ups and downs, bazamuka bamanuka bigakunda. Arsenal rero ibi ntabwo ari ubwa mbere bikoze, kwegukana igikombe igerageje imyaka 3 yose igasoza iri ku mwanya wa mbere, kuko 9-8 9 yarabikoze 2001 ititwara igikombe cya shampiyona, n'ubundi yarasozaga iri ku mwanya wa kabiri. Winjiye muri studio kwizigira ndetse na Nepo n'ubundi bavuga bimwe mu byafashije ikipe ya Arsenal, umushinga wa Trust the Process, ari none pasoreje avuga ko bije kare, ariko mu by'ukuri nibyo twatangiye tuvuga ko ari it's a well deserved. Ikipe ya Arsenal yari bikwiriye cyane gutwara igikombe cya shampiyona, kuko yarabigerageje. Urebye no mu butumwa bwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yavuze ati twishimiye cyane Arsenal, ati umufatanyabikorwa wacu Visit Rwanda kuba yabaye champions wa shampiyona yo mu gihugu cy'Ubwongereza, ati nyuma y'igihe nyuma y'umwaka ukomeye kandi harimo no guhatana cyane, ati ni igikombe bari bakwiriye rwose. Nibyo mu kanya rero abavandimwe basaga n'abasasira ikintu kifashije Arsenal kuba uyu munsi ibigezeho. Iyi myaka 6 Arsenal yubatse ite kugera igikombe bagiye guterura nyuma y'imyaka 22, kuko nicyo abanyarwanda bategereje kumva. arakoze cyane. Reka dusangire n'abantu mu mwanya ushoboka amabanga yihishe. Amabanga, nimvuga amabanga ni ukuvuga ngo ni bya bintu bugiye kumva ukumva n'ubwa mbere. Nepo yabivuze neza cyane, ariko turagerageza gutanga ishusho y'icyo Arsenal yateguye, uko yagiteguye. Hari ijambo mujya mwumva mu Rwanda tuvuga ngo amakipe ntagira projet, ntagira umushinga wanditse ushushanyije ugenda neza ukazajya ugera ku ntego ya buri kantu kose uko kateguwe. Nepo yavuze kuri Edu waje 2019, yamuvuze neza simugarukaho. Reka mere kuri Arteta amaze kuza muri Arsenal. Arteta ageze muri Arsenal hari ikintu gikomeye famille iyobora Arsenal cyangwa yabanyira Arsenal, Kroenke family yabonaga iri gutakaza muri Arsenal, yayifataga nk'ikipe ibahenda ariko idafite icyerekezo cy'ahantu iri kugana mu bundi buryo, mu buryo bw'amafaranga. Baribazaga ngo ko dushora cyane ariko tukaba tutabona umusaruro, ku buryo bari banarambiwe uburyo abafana bari bamaze igihe bazana ibyapa babatuka, ibintu bitameze neza cyane. Arteta agihabwa akazi, ikintu cya mbere yakoze yashyizeho umuntu uzazenguruka ahantu hose, kuva ku kibuga cy'imyitozo London Colony, kuza mu bafana ba Arsenal, kumanuka kuri buri mukozi wese wa Arsenal ufite aho ahuriye n'ikipe ya Arsenal, byibura ushobora kugera ahantu nyine na first team ndetse no mu academy. Yamusabye ikintu kimwe,
ugende abo bantu bose muzaganire ube inshuti nabo uzambwire ijambo ribaza mu mutwe iyo batekereje gukorera mu ikipe yitwa Arsenal. What is it gukora akazi mu ikipe ya Arsenal? Ijambo ryisubiyemo kenshi kurusha amagambo yose abo bantu baramubwiraga ngo the environment is very toxic. Baramubwiraga ngo ahantu dukorera mu by'ukuri ni ahantu hasa naho hataryoheye gukorera, ntabwo uburyo bw'imikorere ntabwo dukora neza twishimye tumeze neza. Mu yandi magambo ikipe abantu ntibari bishimiye kuyibamo. Ibi ngibi ni nabyo nyiri kipe Kroenke nyine yatekerezaga yibaza ngo kuki tudatanga umusaruro. Byasabaga rero guhindura icyerekezo cy'ikipe. Muri covid mu 2020 igihe icyorezo cyari gitangiye kabisa guca ibintu, mu kwezi hafi kwa gatandatu sezo zirangiye, umugabo witwa Arteta yatumiwe na nyiri kipe Stan Kroenke amusaba gufata indege akazana n'umujyanama w'uyu muryango w'ifamiye ikomeye y'Abakroenke bakaza kubonana na nyiri kipe Stan Kroenke muri Amerika. Uyu mugabo witwa Lewis, iryo zina murimenye, umunyamategeko, n'umujyanama w'ifamiye amaze imyaka myinshi abana nayo. Bari baramwohereje gato bajya pointinga Edu amara igihe mu Bwongereza ari kureba afatanyije n'itwara Raul Sanlehi bareba wari head of football bareba ese niki gituma Arsenal ititwara neza ku isoko. Wari usimbuye Gazidis wagiye 2018-2019. Yego. Icyo gihe rero yari afite ibyo bita navuga nk'amakuru ahagije yari amaze gukura mu gihe cy'umwaka, bafite n'umutoza waje ari wa Arteta aramubwira ngo ndashaka kuzana n'uwo mutoza mushya, hanyuma nawe Lewis ukaza ukambwira uko wasanze ikipe imeze. Icyambere bakihagera bamuritse umushinga Nepo yavuze witwa Trust the Process. Uyu mushinga wari urimo icyo nakwita nk'amakuru azageza Arsenal ku gikombe, niyo tugiye kudetaya twihuta. Ariko kimwe mu bintu bikomeye cyane batindagaho bavugaga yuko hagati ya 2023 na 2027 ako kantu mu kanseri kre neza cyane bari barayise ngo ni the win window. No kuvuga ngo iyo ukora umushinga munini ugenda ukora mu byiciro. Yego. Kuki the win window ariyo dushaka kuzaho, kuko ni nubundi niyo yari irimo amabanga tugiye kuvuga. Muri Trust the Process, muri the win window no kuvuga ngo na gace gato kari mu mushinga witwa Trust the Process harimo icyo bita the harvesting season. Harvesting season baravugaga ngo tubikarikiye nkuko Nepo yabivuze biri hagati y'uyu mwaka wa 2026-2027 cyangwa donc byaheraga 2025-2026 2026-2027 yari hagati y'imyaka uyu cyangwa uzawukurikira. Byari iyo myaka yo gusarura. Aribyo Nepo yavuze ko 2028 yari kuba ari ryo herezo rya Trust the Process, ahubwo bakagerageza ikindi kintu gishya mu gihe Trust the Process yaba yanze. Arsenal yadevelopye ibintu by'ingenzi bigera kuri bitatu. Ikintu cya mbere bakoze baravuze ngo mu bintu byadindije Arsenal mu myaka yose yari imaze idatwara ibikombe, Arsenal yaguraga nabi. Ikintu cya mbere bavumbuye basanze kugura abakinnyi nka Nicolas Pepe, kugura abakinnyi nka ba Cedric Soares, abantu baruka ba David Luiz n'abandi bakinnyi Arsenal yagiye igura, basanze batarigeze bagira ibintu bijyanye no gukora icyo twita football intelligence, cyangwa se kubanza gukora ikimeze nk'ubutasi, kumenya abakinnyi neza, kumenya ubushobozi bwabo neza, kumenya imitekerereze yabo, kutagura gusuguza ibitego na assist, ahubwo kugura umuntu, kugura personality, kugura umukinnyi, ariko mbere yo kugura ibitego n'ibindi yaguha ukabanza ukagura personality, ukamenya ngo uyu muntu atekereza ate, ameza ate, aremenya ate, akora ate, yarezwa ate, ibintu byose. Bahise bashyiraho team ikomeye cyane y'abantu bashinzwe icyo kintu cyitwa Football Intelligence Unity. Ryari ishami rikomeye ryarimo umu-analyst witwa Jason Aito, hanyuma haza n'abandi bagabo bitwa ba Ben Camper, haza abitwa ba Mark Curtis ndetse n'abitwa ba James
iki byari bigiye gukuraho cya kintu Arteta yashakaga gukuramo cyitwa toxic environment muri equipe. Yatangiye kugura abakinnyi Arsenal, bamwe mu bakinnyi yatangiye kugura benshi cyane. Aka kantu mukumve neza gashobora kubatungura, ariko n'ukuri Arsenal yatangiye kugura abakinnyi benshi bafite past cyangwa ubuto bwabo bwaranzwe no kwitwara neza. Arsenal yaguze abakinnyi benshi b'abakristo. Icyo kintu abantu bashobora kuba bataragitekereje. Bimwe muri ibi byo kuvuga ngo abantu basinzi b'abanywanzoga nka birabyo bajaguririsha byararangiye. Batangiye kugira bond kuko bafite ibintu bibahuje. Arsenal yatangiye kugura abakinnyi kugera ubwo ngo nyuma y'igihe Arsenal bajyaga muri bis bari gukina amakarita. Amakarita yangaya gukina amakarita. Amashusho ajya asohoka rwose. Ikipe yari itangiye kugira icyo kintu cya bond kuko bari barazanye abantu mbere yo kuzana abakinnyi. Environment itangiye kuba nziza bijyanye n'uko abo bantu bateye. Icyo kirakomeza. Bari kugura batoya ariko bakagura abakinnyi bafite imyitwarire myiza. Turagenda tubiganiraho. Arsenal imaze kugura aba bakinnyi amatara menshi, ba Martin Odegaard, ba Ben White 2021, baravuze ngo nta buye na rimwe rigomba gusigara ritageretse ku rindi, tugomba kugira icyo twigomwa kugira ngo tugere ku bintu bikomeye. Arsenal isifata umwanzuro. Ramana dufite abakinnyi hano bagoye kujera kandi bahenze mu mishahara. Cyane. Bari ku Mesut Ozil, bari kurabo ba Luis, bari kwa Nicolas Pepe, bari kwa Victor Bellerin, bari kwa Pierre-Emerick Aubameyang. Aba bakinnyi Arsenal yabarekuye ari ukugira ngo embracing cya kintu cyitwa radical change, guhindura mu mizi ikijyanye n'imitekerereze ugomba kuranga ikipe ya Arsenal, kuko babonaga aba bantu nk'abantu bazaba bafite resistance kuri Arteta. Barabarekura, ubwo niko babuka bazamurwaga, ba Martinelli barimo baraza, niko ikipe yazanaga ba Smith Rowe n'abandi bana muri academy graduatinze. Arsenal nicyo gihe ba William Saliba Wenger yari yarabonye, bari batangiye gutekereza kubagarura muri equipe. Bavugaga yuko ngo hagiye kuba icyo bita rebirth, ariko ibaye purposely, no kuvuka bushya ariko bikozwe ku ntego mwe mwihaye. Equipe ya Arsenal mu kugenda ikura rero bagenda bazana abakinnyi. Umuyobozi w'ikipe Arsenal Arteta, umutoza, yasuwe n'umwana wa Stan Kroenke nyiri kipe ariwe Josh Kroenke. Josh Kroenke papa yaramaze kumubwira ngo ndashaka yuko private jet yawe ewana iba tayari kuzajya flyinga iva Denver muri Amerika kenshi aho batuye ijya i London, ujya uba hafi ikipe cyane. Nge ndashaje ndadiringa n'izindi business hano muri Amerika, ariko gendewe mu ikipe. Ijambo rya mbere akinjira muri dressing room aganira na Arteta. Arteta yamuhaye promesse namubwira ngo niba hari abantu ukwiye kwizera n'aba bantu uri kubona muri iki cyumba muri dressing room. Ikintu cyashimishije Arteta kurusha ibindi byose, Josh Kroenke yaramubwiye ngo ndabizera cyane. Kwizigira, reka tuyababwira aya magambo abantu yumve neza. Arteta yaravuze ngo the only people you can trust are the ones in the room with you right now. Ati abantu bonyine ushobora kwizera nabo muri kumwe muri iki cyumba aka kanya tuvuga. Josh Kroenke yasubije Arteta aramubwira ngo trust me, I believe in you. Ati ibintu nkubwiye ubyizere, ndakwizera cyane ko ibyo umbwiye ari ukuri. Bivuga ngo umushinga wamurikiwe se 2021 turi 2020 2022 muri yo sezo, umwana aje noneho gutangira kuwuyobora, ariko atanze na assurance kuri Arteta ko ngufitiye icyizere. Mu yandi magambo, copy mfite data yampaye uko zanditse nituzikurikiza tuzagera ku bintu bifatika. Twabonye uko batangiye kugura abakinnyi. Yahise amubwira ngo guhera ubu nguhaye imbaraga kuri equipe ya Arsenal, fata imyanzuro yose ushaka. In other words, Arteta twaye igikombe ari umutozo wa gatatu mu byiciro byose byo mu Bwongereza umaze igihe kinini muri equipe, nyuma y'umusaza watozaga mu equipe yo mu byiciro byo hasi, akaba ari equipe yitwa Harrogate Town. Undi wa kabiri ya Pep Guardiola, uwa gatatu maze igihe serving coach ya Arteta, bikwereka ko bamwizeremo amuha igihe kinini. Iyo degree ya trust rero niyo kalite ya kabiri Arsenal nyuma ya transfer policy yo kugura abakinnyi bato bazakurana, hagombaga ko umutoza bazamarana igihe. Niyo ngingo ya kabiri. Arsenal yagiye yita kuri buri detail yose bababwira Arteta ngo buri muntu wese ushaka azaze. Abatoza bose bakoranye na Arteta bagiye bamwungiriza kugeza ubwo guhayaringa bamwungirije ari we wabyikoreraga. Nkungu Arteta kugira ngo ajye kuzana uyu mugabo abantu babona Gabriel Heinz ni inshuti ya Arteta ku buryo